umuhanzi witwa Dorcas. Dorcas murumuna wa Vestina. Vestina amaze gukora ubukwe, we ubukwe bwe bwaratashye bwagenze neza. Ariko uyu mwana murumuna wa Vestina witwa Dorcas, Imana iramwibutse. Imana niyo yatangiye itangiriro rya Dorcas, ni nayo igiye kuzarisoza uhere ku kirenge cy'ukagera ku mutwe. Dorcas Imana iramwibutse, irambwira ngo utegereze urebe. Mu kwitegereza ndi kureba, nitegereje mbona uyu muntu witwa Israel mbona hagararanye nande na Dorcas, kandi mbona bameze nk'abari kwambikana impeta y'urukundo, icyo bita impeta ya fiançailles. None nkabona umuntu witwa Israel Mbonye ameze nk'ahagararanye n'umuntu witwa Dorcas, asa naho amwishimiye, amubwira ati sheri, ati shushu, ati sweet, ati hani. Abantu benshi bari bafite insanganyamatsiko yo guhora bafite amatsiko bavuga ngo ese Israel Mbonye azarongora nde, azarongora nde. Imana ivugana nawe ijambo rikomeye cyane.